Karori winsiga hari inkuru ndashaka kukubwira. Banguka nubwo se twakerewe byavanaho ko tugendana nk'abavandimwe, banguka tugende. Uzi ko nubwo nanjye ndi umukristo hari igihe nagiragamo akantu ko kwibaza niba koko Bikira Mariya arutazamana icyaha. Reka urantunguye pe rwose nubwo bitajyaga biganza ngo mbitindeho cyane, ariko nyine hari ukuntu umuntu yibazaho gato, ariko nyine icyo nashakaga kukubwira nabyiyumviye neza mu kiganiro cy'abatagatifu kuri Kiliziya Imwe TV. Ni ukuri ngo Bikira Mariya ubwe nanjye narayumvise, ariko ngira ngo hari n'inyandiko zibivuga dusanzwe tubona. yewe noneho ubuse koko n'imirimo y'iwanjye hariya ubona ko nabona umwanya wo kwicara nkasoma ibitabo koko. ariko buriya buryo bwose bwanshimishije ni ugufungura ngashyira hariya bikavuga nanjye nkumva niyo naba ndi mu mirimo isanzwe. yewe hora uranyibukije, nari ndimo nsoma amateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda, ariko rwose ni birebire ntago nabirangije, narabicikiranye. Nanjye ubwo ndumva ubwo buryo bwarushaho kuba bwiza cyane. Umva rero nkubwire, genda ujyemo ushake ngo Kiliziya Imwe TV, ushobora kusanga icyo kiganiro kirimo, ariko niyo cyaba kitarimo wababaza bakakiguhereza, kuko ibiganiro byose bivuga kuri Kiliziya bidufasha mu kwemera. Harimo umuhungu uririmba neza we, ni ukuri ujyemo byagufasha bakayaguhereza ukayumva witonze, ni ukuri. yewe n'umugore wa Kanyamihigo nawe uri umuti w'amenyo. none se ubwo ibyo kuririmba bije bite kandi mu kiganiro cy'abatagatifu? aririmba neza ahubwo waza kubwira Venansiya ko nabonye umuryango remezo wacu ufite abantu bose bitanga, bashobora kuza nabo babireba bakumva ayo mateka, ntadufashe twenyine, akaza kubivuga nyuma y'ijambo ry'Imana. nabwo ni ubutumwa. ntibuke unyibutse rwose dutanga ubwo butumwa kandi birakwiye. none se urumva udafite ibyishimo ko nawe wabimenye ko ibyo washidikanyaga byarangiye? tugende. bavandimwe kurikira televiziyo Kiliziya Imwe umenye amateka atandukanye ya Kiliziya, umenye amateka y'abatagatifu ndetse n'ibindi biganiro bidufasha mu kwemera kwa Kiliziya Gatolika. genda Kiliziya Imwe kwaje uri igisubizo. muze twungurane ubumenyi. amahoro mwese abakurikiye televiziyo Kiliziya Imwe, nishimiye kongera kubana namwe mu kiganiro cya tumenye kandi twigire ku mateka y'abatagatifu. uyu munsi rero tugiye kureba amateka ya Mutagatifu Damasi. Mutagatifu Damasi yari papa, akaba yarabayeho mu myaka ya 305 kugeza mu mwaka wa 384. Mutagatifu Damasi yavukiye i Roma mu mwaka wa 305. Ubuhanga n'umurava yari afite byatumye papa amushima, amugira intumwa ye mu bihugu byinshi. Damasi yabaye umudiyakoni wa papa Liberi wayoboye Kiliziya kuva muri 352 kugeza muri 366. akaba yaraherekeje uwo mupapa igihe yari yirukanywe mu gihugu mu mwaka wa 355
Damasi yabaye papa mu mwaka wa 366 kugeza mu mwaka wa 384. Yabaye papa wa 37. Amaze gutorwa, hari abandi batoye nyamurwanya papa antipape ku ruhande rwitwaga Urusine, ariko uyu yamaze igihe gito prefe w'umujyi wa Roma amwirukana i Roma. Damasi yari umuntu uzi kuyobora kuko bigaragarira cyane cyane ndetse no ku mategeko menshi yahaye kiliziya mu myaka yose yamaze ari umushumba wa kiliziya. Yakoranye icyo gihe n'abarimu bakomeye ba kiliziya, Atanazi wa Alexandria, Bazili wa Kaisarea na Ambrose wa Milano. Bashakiraga hamwe ibyiza byarushaho gutagatifuza kiliziya. Ni nabo bahosheje imidugararo y'ubuhakanyi bwari bwaradutse muri icyo gihe, maze kiliziya igumana ubusugire bwayo. Damasi kandi yakoze umurimo wundi ukomeye cyane, yubakisha kiliziya nyinshi. Yitaye cyane ku bifasha abakirisitu gusenga no kwitagatifuza. Ni muri urwo rwego yashishikarije abakristo gusura imva z'abahowe Imana. Yita ku gutahura imva z'abatagatifu zari zaribagiranye cyangwa zitaramenyekana. Ku masengesho ya Zaburi yongeyeho isengesho rya hubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu n'ibindi. Iri sengesho rikajya risoza Zaburi zaririmbwaga, nk'uko abihaye Imana bakibikurikizana n'ubu mu masengesho yo muri buri byaro. Yitaye ku nyigisho zirengera ihame ry'ubutatu butagatifu ryari ryarabangamiwe n'umuyobe Arius. Yagerageje kandi kubungabunga umubano mwiza hagati ya kiliziya na leta. Burya ariko intungane ntizibura abanzi hano kuri iyi si. Damasi yarahohotewe, arabeshyerwa, nyamara ariko byose abyima amatwi, arabyihorera, ahubwo agasabira cyane abamuhemukiraga. Yitabye Imana ku itariki 11 Ukuboza mu mwaka wa 384 ari umukambwe w'imyaka 80. Yayoboye kiliziya n'ubwitange n'umurava mwinshi, byose akabikorana ubushishozi. Twizihiza Mutagatifu Damasi ku itariki 11 Ukuboza. Mutagatifu Damasi, udusabire. Mbashimiye ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri televiziyo Kiliziya Imwe. Nkomeza kubibutsa ko wagira igitekerezo cyangwa inyunganizi yatwandikira muri comment cyangwa se akandika akadushakira kuri izi nimero mureba kuri iki kiganiro. Byakusanyijwe na Padiri Theophile Twagirayezu wa Diyosezi ya Byumba. Nyagasani Yezu ntabane namwe.